Mbanje kuba ikaze, amazina yanjye ni Kwizera Yusuf. Nkuko bisanzwe uyu munsi tugiye kurebera hamwe uburyo ushobora gukora folder hanyuma ukayihisha kandi udakoresheje indi software iyo ari yo yose. Icyambere tugiye kurebera hamwe turabanza dukireye folder kuri desktop cyangwa se n'ahandi hari hose wakenera ushaka kugira ngo folder yawe ubashe kuyihiding. Turifashisha desktop hano tubashe gukirera folder, then dushyiremo file hanyuma tuyihishe. Gukirera folder nk'ibisanzwe ukora right click kuri mouse yawe ugakora new, klika kuri new, then ukajya kuri folder, hanyuma folder yawe ukayita izina ugakanda enter. Hanyuma iyo urangije ufata file zawe, ushobora urugero guselekshona zino file ukaziterura ukazitereka muri folder yawe document zawe ukaba wazitereka hehe muri iyi folder umaze gucreating. Hanyuma iyo ugiye guhisha iyi folder, ikintu cya mbere urabanza ugahidinga iri zina. Wamara guhidinga iyi zina no file name, then ugahidinga iyi icon, aka icon kakagira bikorwa biti. Inzira ya mbere uza kuri start button, muri search ukandikamo ijambo map, hanyuma ugakirika handitse character map. Hahita hafunguka character map irimo characters nyinshi zitandukanye. Wowe ushaka ino muri zino characters ureba ahantu hari empty space hatarimo character yari yose, nta character n'imwe irimo, ukahakirika then ugakirika kuri select, then ugakirika copy. Nubwo ugukopiye ino space iri empty itari ikintu cyari cyo cyose, hanyuma iyi character map ukayiclosing. Uhita uza kuri ino folder yawe ugakora right click ukajya kuri rename, hanyuma ugakora control V, hanyuma ugakanda enter kuri keyboard yawe. Ngira ngo urabona ko izina tayari ryamaze kuba riri hidden, twamaze kuri hidinga, hasigaye no guhidinga iyi icon. Iyi icon nayo kugira tubashe kuyihisha urakora right click, ujye muri properties, ujye kuri customize, hano handitse change icon. Urabona ko icon yacu ukuntu ino folder iri gusa n'umuhondo, turaza kuri change icon. Muri zino icons ziri hano turashakishamo ahantu none hari empty space. Urabona nkanga hano hasa umweru hatari ikintu na kimwe, tuhakirike niturangiza tugire okay, then apply, then okay. Ngira ngo nkuko ubibona urabona ko tayari folder yamaze kugenda. Ushobora wowe ubwawe niwe uzi ngo folder yanjye iherereye ahangaha, niwe uzi iryo banga mu rwego rwo kugira ngo ubike file zawe. Ngira ngo urabona ko ucishije cursor yawe hejuru y'ino folder nibwo ushobora kuyibona. Uno bishobora kuyiterura iyi folder ukayizana ukayitereka nkanga ku ruhande, ku buryo undi muntu ushobora kumuha computer yawe ntabe yabasha kumenya aho folder yawe iri. Wowe ubwawe niwe ushobora kubuza ngo tekinike kugira ngo ubashe wenda kuyimenya, ushobora guselekshona ukabasha kubona iyi ngiyi igeze. Ushobora gukoramo double click ukabona file zawe. Ubwo ni uburyo bworoheje bwagufasha guhidinga folder udakoresheje izindi software. Ushobora kuba udafite internet wenda ngo downloading file cyangwa software ituma ubasha guhidinga folder, ukikoresha zimwe muri izo tekinike. Kwiga rero ni uguhozaho, uko umuntu agenda yiga agenda arushaho kumenya no gusobanukirwa ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Komeza kurikirane kandi nagusaba ko wakomeza gukirika kuri subscribe kugira ngo gahunda y'amasomo ugumize kurushaho kugenda wiyungura ubumenyi. Sawa, komeza ugira ibihe byiza.